Mwamubonye Muyango Claudine Mukakimenyi umugani wa Jihad. Jihad nawe akunda kuvuga ngo Mukakimenyi. Ni Muyango Claudine cyangwa se Mama Miguel niwe tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none cyo kuri Nelia TV1, muramubona cyane. Uyu niwe tugiye kugarukaho, ntimujye kure. Nimba utarakoze subscribe reka tukurindire ubanza kandi tubone dutangirane. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi, ujye ubasha kumenya amakuru y'abasitari kandi bamenye ku gihe. Wakwibaza rero ngo Muyango tugarutse kuki? Muyango narinje kubabwira ko ari kumwe na Bruce Melody mu kazi, yagiye kwemusinga mu bitaramo bya Bruce Melody biri kubera hanze y'u Rwanda, akeka ni mu Bubiligi nimba ntibeshye, niho ibitaramo bye biri kubera, aho uyu Muyango araba ari we MC muri icyo gitaramo cya Bruce Melody. Nimba ufana Bruce Melody urakwiye kumva nyine cyangwa se kumukurikira ku ma platforms atandukanye, aho Muyango araba ari we uri kwemusinga. Muyango ni umuntu muri iyi minsi uhuye n'urugamba rw'amagambo atandukanye bamuvuga, ariko yaravuze ngo ikimuraje ishinga ni amafaranga. Nibyo koko ni amafaranga amuraje ishinga, ibindi ntuze ubimubaza. Buriya hari ibintu abantu benshi twitiranye cyangwa se hari ibintu abantu benshi twibwira. Nibyo koko muri ubu buzima dukeneramo urugo, dukeneramo urukundo, ku bagore dukenera abagabo, abagabo bagakenera abagore, ariko nanone hari ubwo usanga amafaranga ari gukavaringa ibyo bintu. Muyango akubwira ko agiye kwishakira amafaranga, ibyingo nta ngo nkeneye, nta bagabo nkeneye. Ibyo ngibyo nibyo yavuze agaruka ku kiganiro yagiranye n'uwitwa Pasiteri amuhereza umugabo, amuhanurira umugabo, amubwira ko icyo akeneye ari amafaranga atari umugabo. Uyu Muyango rero ni umwe mu bakobwa nako abagore, ni umugore uzi kwihiringa, uzi guhigahiga, mwa bantu mwe, uzi gushakisha. Ariko se hari ikintu ngira ngo manze ntanababaza. Nibyo koko reka twubahe ko akazi ko guhostinga ari akazi k'uburaya, ni akazi kabi, ni akazi gaciriritse. Nkibaza aba bakobwa cyangwa se abagore bakora ako kazi ko guhostinga baba barabuze akandi kazi bakora? Ese bagakora bagakunze cyangwa bagakora nabo ubwabo batagashaka? Iki kintu mwakimbwira pe, kuko njye Muyango nkunze kumuvugira, nkunze kumwumva. Wowe nimba warahagurutse ugakora, nimba warakuye amaboko mu mufuka, ukwiye kugira ngo utuze urya yawe wavunikiye. Ariko mu by'ukuri abahanga kundusha baje bavuga ko akazi ko guhostinga atari akazi. Umuntu wagiye mu guhostinga nyine aba yarangiye, ngo ni akazi k'uburaya, aho abagabo bagukorakoraho uko babyumva, bakugenza uko bashaka, niko bagiye babivuga. Ariko uyu Muyango ati icyo mpfa ni amafaranga. None mbaze, burya irivuze umwe iritavuze umwe, ntabwo njye ntawe ndi wo kurihakana. Kenisi yaje abivuga, kandi uko biri kose nta kuntu adafite amakuru. Miki yaje abivuga ko ari akazi yakoze igihe kirekire, abizi neza ko nta cyubahiro kikabamo. Nkibaza mbene aba bantu nka ba Muyango ni uko barabuze akandi kazi, cyangwa ni uko kaba kabahereza amafaranga batifuza muri ko, ugasanga ni uko mbese aka kazi bagakora bagakunze, ntibifuza kuba bakora kandi. Mwaza mukambwira kuko bivugwa ko aka kazi ko guhostinga kagize uruhare mu kugira ngo urugo rwe rusenyuke. Usibye ko njye siko mbibona, mwa bantu mwe, igeno ry'umuntu rimwe na rimwe riramukurikirana. Ushobora kubaka ukitwararika, wabasha ukanaguma mu nzu, ariko finally nimba iherezo ryawe atari ukuzasazanya n'uwo mugabo muri kumwe, cyangwa se n'umugabo muri kumwe akaba ari cyo kintu nyine kikubaho, atari ukubigizemo uruhare, atari ukubera akazi ukora, mbese nta mpamvu n'imwe twabona yakumvikana ko wagasenya, ariko nyine bikakubaho. Njye ntabwo nakumva ko akazi kariko kamusenye, ariko kandi nako kazi gafite ubuhamya bubi nk'uko abantu benshi babivuga. Kabaye gafite amateka mabi, icyaba cyiza kurutaho ni uko nyine yakakavuyemo agashaka akandi. Usibye ko buriya gusenyuka k'urugo rwe, mwa bantu mwe, nta nubwo
Kimenyi Yves yigeze agaragaza ko byaturutse ku kazi yakoraga, ahubwo njye navuga ko byaturutse ku kigare cyangwa se ku nshuti yari afite muri iyo minsi zagize uruhare mu gusenyuka k'urugo rwe. Nanone inshuti wazirenganya, mbese Imana njye nta mpamvu n'imwe nabona natunga urutoki ngo mvuge ngo iyi mpamvu niyo yabaye imbarutso yo gusenyuka kwa ruriya rugo, bitewe n'uko ushobora kuvuga ngo ni inshuti mbi, wakwibuka ko ari umuntu ukuze, burya umuntu agera igihe cyo kubyara umwana akamwonsa akamucutsa, aba ajijutse, ubwenge bw'ibanze aba bufite, ntabwo ari wa muntu waza ngo woshye uko ubyiboneye ngo ahite ashushyika. Ikindi kandi ntabwo nahamya njye ko ari inshuti ze zamusenyeye pe, ahubwo ni uko ari abantu bakoranaga, burya abantu iyo bakorana baraciringa birenze. Ubwo ndi kubivugira kuri bya bindi umugabo we yavuze ngo Muyango ngo iyo ananiwe n'iki n'iki ngo Brian niwe umuturira, mana ni ibintu byinshi ntashaka kugarukaho imiryango yombi, cyangwa se umuryango wagiye gutandukana ugashyira hanze, ariko icyo mpamya cyo ni uko urugo nimba ari urwo gusenyuka, impamvu izo ari zo zose zarusenya, kandi umunyarwanda yaciye umugani ngo impamvu ingana ururo. Uyu Muyango rero ni umwe mu bagore bibereye mu bikorwa byo gushaka amafaranga atitaye ku bimuvugwaho, dore muri iyi minsi nibwo yari amaze igihe muri turu di Rwanda. Ubu ngubu avuye muri turu di Rwanda yagiye mu bitaramo hanze y'u Rwanda, mu bitaramo bya Bruce Melody ndetse na Shiba Karungi, aho uyu Muyango Claudine ari we uraba uri kwemusinga icyo gitaramo, niwe uraba ari umu MC. None ni gute wambwira ngo uyu Muyango aroroshye? Usibye ko nawe nimba azi neza ko ingeso zo muri ako kazi arizo zagize uruhare mu gusenya urugo rwe, nawe yaba yarahemutse cyane, yaba yarakurikiye amafaranga kuruta inyungu zo mu rugo, kandi kubaho ufite aderese, ufite aho ubarizwa, ufite ugukurikirana, mbese nyine ko ufite aderese mu rukundo bigira umumaro kuruta amafaranga. Muyango ubaye warifuje amafaranga cyane kuruta urugo, nawe waba wararebye hafi, ndakubwiza ukuri. Ikindi cya kabiri, Muyango bibaye ngombwa ko cyangwa se bishobotse ko usubirana na Kimenyi Yves, byadushimisha kurutaho. Twabonye uburyo wasezeraga Miguel mutandukana ku kibuga cy'indege, umubwira ko vuba cyane uri bugaruke, atabyishimiye. Iyaba wari uri kumwe na se wari kumumusigira, ntimutere umwana agahinda kugusigara nyine atababona. Muyango rwose uzabitekerezeho, wihuze n'umugabo wawe, mwongere mukore couple, dore mwari couple abantu benshi bakunda, mwakoze ubukwe bwiza, muraberanye mwese, mufite mbese usibye n'igihagararo muraberanye, mwakabaye mubitekerezaho mukongera mukuba kuri uriya muryango mwasenye, cyane ko His Excellence yabivuze ati ni gute abantu babiri bananirwa kumvikana. Muzabirebeho mwumvikane, musubirane, turabakunda. Reka nsoze mvuga ngo Muyango komeza wikorera amafaranga, kuraje cyane, upfa kwiyubaha muri byo, ukaba urugero rwiza, n'utwarwe n'akazi n'amafaranga, cyane ko akazi ukora kagendanye n'imico mibi, ushobora gusambana kandi abantu benshi barabyanga, bisenya ingo, ushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye Muyango bitagukwiriye, ariko nimba uzi neza ko uhagaze bwuma, umeze neza, korera amafaranga, ibindi bizaze nyuma. Ushaka inoti, ibindi ubundi amafaranga, erega mwa bantu mwarakiyoboye, ayoboye isi. Ni gute wakunda umuntu udafite amafaranga? Umugore azajya kuburara, wicare uturame ngo nkwe amafaranga, mujye muyubaha, akora buri kimwe. Ikindi ko nubwo mutanaburara, azatuma ugurira wa muntu mubana amagifuti, abeho yishimye. Maze umbwire ngo gute amafaranga atakiyoboye? Muyango ukorera amafaranga mu gihe ubizi neza ko ntacyo agutwaye, ntacyo atwaye urugo rwawe, ntacyo atwaye umwana wawe, korera ayo mafaranga. Nakuvuga ngo kuraje, njye nkunda umuntu ukora, nkunda umuntu ukura amaboko mu mufuka, nkunda umuntu uhaguruka agafayitinga kugira ngo babeho neza. Wakora ibyiza, wakora ibibi, upfa kuba mu by'ukuri uzi kuri gupfira abagukomokaho. Njye kuri njyewe uba uri intwari. So reka nsoze mbashimira mu mwese twabanye, simbizi ibyo mvuga nimba ari ukuri, duhuriye muri comment mumbwire uko mubyumva. Njyewe ibyo mbivuze nkanjye ubwanjye, ntabwo nzi nimba ariko kuri, sinzi nimba ariko nawe ubifata, ariko kandi ufite uko ubifata. Reka duhuriye muri comment, wowe umbwire ngo
ubyumva gute? Ndabakunda cyane, cyane cyane mwe mwakoze subscribe, mwarakoze cyane, n'utarahakanda yahakanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bica hano umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo nimba wakunze iyi video sharinge mu nshuti zawe, ukande like, ukande akazugira, buri kimwe cyose ugikora. Ndabakunda cyane rero, Imana ibarinde, nimukomeze mudusapotinge mureba ibiganiro byacu bica kuri iyi channel, mureba buri kimwe cyose cyerekeye kuri iyi channel. Ngo Imana y'amahoro nibarinde. Miguel, turasenga ubutitsa kugira ngo wongererwe n'ababyeyi bawe bombi, nawe Muyango na Kimenyi mwongere mwegerane, mushaka ukuntu mwakongera gusubirana urugo rwanyu ruba urwa nyarwo. Ndabakunda cyane rero bana bo kuri Neria TV1, amahoro y'Imana abane namwe, yaduhure muri komenti naho mu biganiro by'ubutaha.